amafaranga kuki utamwibutse ni we mbwira kuki utamwibutse gusa wenda ntago turi bubacireho iteka ndo mugi ukomeye cyane shaka kumuvuga izina si ngombwa kumba kaguha amata kaguha ibere sibyo na papa wawe nawe nuko ariko ari gushakisha ibitunga umuryango arahangayitse umwana ararwaye tukaba tuguhaye ikaze dahema gukurikira ibiganiro bya Tuza Official ngira ngo twongera kugenda tubaha ikaze mwebwe mugenda mudukurikiranira hirya no hino yaba mwebwe muri mu modoka yaba abagenzi bari hirya no hino hatandukanye ari nako tugenda dusuza n'inshuti zacu yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abadiaspora muri rusange turagenda mwese tubifuriza amahoro y'Imana nge nije Marie Vianney uwitonze kuri kamera nubundi tukaba twongeye kwakira Naomi ngira ngo mwaramumenyereye nguyu nkuko muzabana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye Naomi ewana reka tugende tukwihere ikaze murakoze cyane umeze ute se meze neza nawe urayibona ariko wambaye neza awa wahahiye he urakoze cyane sha wambaye neza nukuri bagize ibanga none se niba atari ibanga uvuye mu bukwe oya ko mbona uvuye mu rugo wambaye imyenda yo mu bukwe bimeze bite yego ko maraye igihe cyose ntabwo umuntu yambara neza kubera ko agiye mu bukwe cyane mwabantu mwe Naomi ubu ngubu arashaka kudutumira ra mutubwire muri comment ni Jean Marie Vianney witonze rero ngira ngo tukaba turwaye ikaze kuri Tuza Official murakoze cyane umeze ute umeze neza cyane mu buzima urumva ari amahoro cyane ariko uranasa neza we murakoze so ngaye nguko rero ni mu biganiro byacu bya buri munsi nyine nkuko tugenda tubibagezaho nkuko tugenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye icyo tugusaba wowe ni hasi aho ngaho n'ubundi birumvikana ugakora subscribe niba nta mutima mubi ufite ugashyiraho comment ukaturayikinga kugira ngo ibintu byinshi bigenda neza cyane ariko tugenda tubwira wowe utameze neza urwaye uri kwa muganga uyu munsi ko bishobora kuba bitameze neza ariko kubera Imana bishobora kwemera wowe uza aho wavuye ubiziranyeho n'Imana ngira ngo urabizi Naomi nawe ngira ngo urabizi ndabizi cyane ye baba we aramateka ufitanye nayo aramateka ufitanye n'Imana ndacyayibuka ngira ngo murabona ko Naomi yishimye none se Naomi hari ikintu nshaka kukubaza ubifata gute ibiki ko wihuta kumva je mbifata gute ari ikintu ushaka kubaza wifata uhise ubyina umuziki utaratangira uhise ubyina umuziki utaratangira nuko ngo umva nkwibareze ariko nawe no kwihute uzajya ugenda gake sibyo se ngira ngo hari inshuti nyinshi zigukurikirana kandi zigukunda ngira ngo nabo twabasuhuza turabasuhuza cyane mbasuhuze nta kibazo hano se ni iwanyu ndasuhuza cyane inshuti zanjye zakoze subscribe rega buryo ukora subscribe ari uko uri inshuti y'umuntu n'abatarayikora nabo tubasuhuza wowe wamukunze ndasuhuza n'abatarayikora ariko nkabashishikariza gukanda subscribe ugasiga comment nyabuneka ukayisharinga n'abandi ntacyo bitwaye ikintu wagikunze rata si byiza ndabizi ko murabikora ndabakunda cyane ndasuhuza abanyarwanda bose muri rusange ndasuhuza abadiaspora ndasuhuza n'abaturanyi igihugu cyacu nawo kwisi hose ndabasuhuza none muri iki kiganiro reka dusuhuze n'abana bibagirwa ababyeyi babo baragafashe babona bapfuye bakaza kurira ahubwo nanyibukisha imva nawe rero umva ahubwo icyo kintu uzamuye ahubwo tubasuhuze cyangwa tubanze tunabavugeho cyangwa tubatuke ahubwo tubatuke umva ntago tujya dutukana uyu no kubabwira kubacyamura cyangwa no kubacyaha ahubwo ni ukubacyaha ahubwo reka icyo kintu reka ahubwo tukiganire tubasuhuze nabo oya nabo tubasuhuze ngaho turabasuhuje ahubwo iki kintu twavuga icyo dushobora kuvuga kuri aba bantu ibaza uvuye mu cyaro sibyo ariko se tuvuga ibintu
tubivuge pana tubivuge mu mabara yabyo kandi byo kugenda ducisha mbese dukocore tudacishije hirya no hino uvuye mu cyaro icyaro wakivuye murabizi kandi bajye batubabarira ababikora kugira ngo tubavuge kubera ko nibyo bituma society ihinduka ababyeyi murabizi bararushye pe ariko tekereza umubyeyi ukubyara ugutwita amezi 9 akakurera biravuna akakugaburira akaguha igikoma akaguha amata akaguha ibere sibyo na papa wawe nawe nuko ariko ari gushakisha ibitunga umuryango arahangayitse umwana ararwaye papa wawe na mama wawe barahangayitse yego ariko tekereza bakoresha ibishoboka byose bashakiye bagucira inzira y'ukuntu ushobora kugera ku kintu runaka ukigezeho barikora koye n'udukawa wenda se bazi kawa bafashe udukawa baradugize gute baratugurishije bagurishije akantu kose gashoboka ko mu rugo kugira ngo wige cyangwa se kugira ngo ubone ubundi buzima ariko uriteruye uraje bwa buzima urabubonye cyangwa se uje mu mujyi wa Kigali sinzi ukuntu rwose hahindura abantu hariho n'abagira amahirwe bakambuka bakava mu mujyi wa Kigali bagakomeza bakagiye ibwota amasimbi bakagera iyo ngiyo muri ibyo bihugu tekereza warangiza ukibuka bababyeyi ukabibagirwa aho kubibuka ukabibagirwa ariko rwose mubyumbara mujye mumbwira ibyo bintu murumva ukuntu babimeze ariko urumva ukuntu bibabaza nuko ngira ngo abahanga bamaje kumva topic dufite bamaje kubyumva dushatse twafata niyo ngiyo batwandikire muri comment batubwire nuko ngo tuganire mwebwe mwabantu mwe mudukurikira mwebwe murabyemera ko umwana ashobora kurerwa kuva agitwite bakimutwite buriya bivuga ko umwana yabaye umwana cyagiye baba bateye inda buri umwana yamaje kuremwa Imana yamaze kumurema kuzamuka kugera muri cyagiye simbizi no ubizi warangiza urumva nuko ngo cyane cyane urandusha kuri uko kuzamuka k'umwana mpaka kugeza bamubyaye noneho umwana bigoranye urumva iyo umwana arimo kwiga abakiri mu maboko y'ababyeyi niyo umwana agiye akabona akazi hanze yaba i Kigali cyangwa ahandi abakiri mu maboko y'ababyeyi niyo wakurira za rutema ikirere niyo wagira ute uba ukiri mu maboko y'ababyeyi kuko ibyo byose nibo baba barabikoze kugira ngo uzabe umugabo ariko birababaza nyine iyo umuntu akugabiye ntumwiture ni ikosa rikomeye cyane bikosore pe niba ugeze mu mujyi wa Kigali niba ugiye mu bihugu bitandukanye wikwibagirwa ababyeyi bawe wikwibagirwa abandi bana bandi mwavuga ina famiye ntuyibagirwa ubu we wabyishimira kuba waba ufite umwana uri i Burayi ukazajya ujya gusabiriza umunyu ukajya gusabiriza kandi akorera amadolari ukaburara ukabwirirwa namwe rwose mujye mwiga ngira ngo batubabarire cyane ntago byari ngombwa ko tubivuga ariko reka tubivugeho rwose ibintu rwose birababaje unabivuzeho dushatse n'ibyo twanavugaho hanyuma yakumva ngo yitabye Imana akaza kurira ukarira ugisanga mama wanjye byagenze gutya mama wanjye yambaye hafi kuki utamwibutse mu gihe abonye amafaranga kuki utamwibutse niwe mbwira kuki utamwibutse gusa wenda ntago turi bubacireho iteka kuko wenda hari arya bungubu uheruka mu rugo ryarira meruka mu rugo ryari nta n'icyumweru rwose gishize cyagiye se narwaye atariho mvuye yego nuko ngo rero hariho n'abandi bajya bagira nyine imbogamizi zo kuba bagera mu rugo kubera ibibazo bitandukanye muri ubu buzima birashoboka ariko hariho n'abatagerayo ku bushake cyane cyane ese ngiye ntekereza se buriya baba barabonye barabaye basirimu bakanga kwiyereka iwabo baba barabigiye babeshya sinzi batabiteza wumvishije na babandi batinya gukora ubukwe bajya gukora ubukwe bagakodesha ababyeyi ibyo bintu mwabiretse urumva ibintu bamwe bamurimo urajya gukodesha umubyeyi ngibyo rero ngira ngo icyo kiganiro nacyo tuzagikora ukwacyo nacyo tuzagikora nabo tubanenge hari ibintu byinshi cyane byo kuba umuntu yanenga umubyeyi wa ahantu hose ari wigira ipfunwe ryo kujyana n'inshuti zawe harate nk'uko urata umukunzi wawe ese uri kumwe n'umukunzi wawe kugenda uvuga ngo uyu nguyu ni umukunzi wanjye uyu nguyu ni iki ni fiyanse tugiye kubana gutya bimeze gutya ese kubera iki utarata ngo urate ababyeyi bawe cyangwa se urate
urati wanyu ese ko iki muhisho mwavukiye mushaka kugaragaza mwese mwavukiye nanga i Kigali rero ntabwo byashoboka ntabwo mwatubura abantu rwose ngo bikunde imujye mugerageza mujye muvugisha ukuri gusa twebwe icyo tuvuga nta muntu twatunze urutoki niba ari byo koko ibyo bintu biriho bicike ndabikubwiye hanyuma wowe ngira ngo nawe ari amashusho warayabonye nagiye nyabona hirya no hino umurira menshi cyane so gusa tumwihanganisha Imana imuheruko ridashira kandi nawe yihangane kuko urabona hari zimwe mu ndirimbo bagiye baririmba bigaragaza buryo ki umuntu ashobora kwibuka akamaro k'umubyeyi atakiriho buriya iyo umuntu yamajije kwitaba Imana nibwo ubona akamaro ke ubundi bajya bavuga ngo umenya ko umukunzi yarahara uko yagiye umenya ko n'umubyeyi yarahara uko yagiye ariko se ngareka nkubaze ntabwo byari bikwiriye nta nubwo bikwiriye mu muco nyarwanda no mu bindi bihugu bindi ibindi bihugu ntabwo mana ibindi bihugu ntiwabimenya ibyaho ngo buri gahugu n'umuco wako buri gahugu n'umuco wako ariko umuco wacu rwose nk'abanyarwanda musigasire rwose niwajya ubibona ajya yigaya urajya gushayisha ababyeyi ngo ugaragaze ngo ntuye mu mupangu ngo ibi n'ibi ngo mvukana ni ukuvuga ngo muri rusange twanzura nibibuke ku ivuko kandi bareke kuza gutabara yuko bikomeye nta handi byoroshye babane nabo erega nazirikane ko ari umubyeyi erega hari n'abantu bagenda bakiyemera ngo hariya ni kwa papa ni kwa mama hari umuntu bayutse kwiba kumva akavuga gastori barangije bantu nyine bitera mu ipangu bakaza bakiba baranura bamwiba n'utuntu mu nzu arangije abirukankaho ibyo bintu bose nari mbihagazeho bamwirukazo barangije abo bantu nyine bya bintu barabita barirukanka baragenda arangije ahita arega ahita avuga ko ahita ajya kurega ahita avuga ko birafitemo amadolari basanga noneho umuntu waguraga imyenda ni umudamu wo mu mujyi ukomeye cyane nshaka kumuvuga izina si ngombwa barangije umudamu baragenda baramufata baravuga ati dore twabihagana uyu nguyu yacuruzaga caguwa burya imyenda bagenda barayifata uko imeze kose ari igihe ugenda ukagura ishati ubonye ya shati yari imeze nk'iyanjye ari yawe buryo uguze ngo birye aba ari iyawe arangije abaragiye rero uwo mudamu baramufunze umugabo aragiye ati n'amarira menshi cyane n'ibintu byinshi cyane amarira adarenze ngo nayifite amafaranga ya naya uzayavuje amafaranga ese ngo amadolari yavuze muri miliyoni 150 nizo bamwibye ngo ni abana banjye ngo bari muri Amerika ngo ikintu ashaka kuvuga nyine ni ikintu cyo kwitirira nyine umuntu arangije umugabo nawe kubera ukuntu nyine umuntu ameze amarira menshi cyane nyine yari afite nabo bose barabyemera muri ribu barabyemera umudamu arafungwa ibintu birakomera arangije wa muntu umuntu yitiriye se amutwara mu modoka uwo mugabo nyine uwo nguwo ufunze umudamu we nyine uwo nguwo ufunze aravuga ati ngwino gucyure muzehamo marinete arambara aramuhanagura agira ate wari guhanagura umuntu nyine kuko ngo yibwe ayo mafaranga barabizi ko kuri leta yacu nta bikintu igira urumva so ngo miliyoni zirenga 150 wagaragaza ati zaje gute umwana wanjye yazinyohereje ugomba kugaragaza uburyo zajemo cyane rwose miliyoni 150 rubitse mu udashyize kuri banki ndakangura buri wese udashyira amafaranga kuri banki ngugumisha mu rugo ibyo ngibyo nabyo si byiza mujye mujyana kuri banki bajyane mu bigo by'imari ibigo by'imari bakubikira amafaranga yawe neza afite umutekano nta kibazo rwose afite isi ubwo ngo mwumva atari ibyo gufata amafaranga miliyoni 150 uzishyize mu nzu gusa byarangiye gute dusoze ukuntu byarangiye rero araje gutwara imodoka aragenda ajya kumubeshya ngo kwagumisiriza nagumisiriza yewe abamuzi baramuzi ngo kwagumisiriza ni kwa papa we gumisiriza wajyanye no kwa dodo atwaturanye na dodo arangije ati ngo gumisiriza ngo ni papa we ngo gubihiye mvuze ngo gumisiriza ngo ni umwana wanjye
ni umwana umugabo aratitira agenda yatitiye avuga ati umwana umubyeyi wagumisiza niwe bibye aratitira arihindagana baje kurikirana neza basanga ko ari ukubeshya basanga yabaga kwa mushiki we uwo mugabo yiberaga kwa mushiki we ntibari bamufunze nibyo bintu ndi kuvuga nyine ibyo ngibyo ndabivugaga ndi kugira ngo duhere kuri bya bintu by'abantu nyine babeshya ngo wenda nta babyeyi ngira cyangwa se wenda ngo ngira ababyeyi banjye nabaha naha nibyo narishatse ngiye kuvuga nibyo narishatse kuvuga urumva rero uwo nguwo nawe bari bamufunze abura gatoya ubwo rero nagira ngo buri wese yikosore ku giti cye ku ruhande rwe niba udafite n'ababyeyi garagaza umuvandimwe wawe uvuga uyu ni umuvandimwe wanjye niba ari umukene umufashe niba atari umukene nibyo ngibyo kandi ikintu kimbabaza iyo ukize nta muntu n'umwe watinya kuvuga ko mufite icyo mupfana ariko iyo ukennye yaguca no ku modoka yagutera n'ibitaro nikisi yubatse ariko pe birababaje bikosora buri wese yikosore ku giti cye ngira ngo tugenda tubwira abakunzi bacu ko badukurikira kuri Tuza Official bagakora subscribe ari nako tugenda bashyiraho na comment ngira ngo hari icyo wababwira mbere yuko dusoza turabakunda cyane byo ntibyaburaho turabakunda cyane ikindi kintu ushaka kubabwira wumva ushaka kwamamaza kuri Tuza Official urumva ko iyo ugezeho uratuza ushyizeho ibikorwa byawe umutima uratuza ati ibintu nabigejeho bigomba kugera tunanenga abo batuma ntibageze ubutumwa aho bugomba kugera cyane rwose iyo ugeze kuri Tuza Official ibyo uzanye byawe byose turabikwamamariza bikagenda neza ugatuza amarembo arakinguye rero tukaba tugenda tubifuriza amahoro y'Imana tukaba tugenda tubasezera cyane ariko ntabwo tugiye kuko turagaruka nonaha tugenda twiganirira namwe abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abadiaspora n'abandi bo hanze benshi baba badukurikiye ni Tuza Official badukurikira kuri YouTube ugakora subscribe ni Naomi ni Jean Marie Vianney Uwitonze reka tubifurize amahoro nakagaruka